N'amakuru yabyukiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi bababazwa cyane n'ibintu umugabo witwa Kazungu Denis yagiye akora abana b'abakobwa. Ngira ngo nkuko uriho urareba kuri iyo screen yawe, iyo foto uriho urareba uwo mugabo w'inzobe koko witiriwe Kazungu, uwo niwe Kazungu Denis. Abantu benshi babazaga ngo mutwereke uyu mugabo w'inkora mabi wakoze ibintu bimeze gutya. Nk'abantu mwe biteye agahinda, birababaje cyane. Nguyu Kazungu Denis uri kugenda wumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abantu benshi bafite umujinya mwinshi bitewe n'ubu bwicanyi bw'indengakamere. Abantu barenga abakobwa barenga 12 bose uyu mugabo yaje kuza kuba yakwivugana. N'abantu mwe birarenze biteye agahinda. Ngira ngo n'ubundi nkuko uriho urareba kuri iyo screen yawe uwo mugabo, ngira ngo iyo nzu uragenda ubona akavideo ahantu igikoni bavugaga ko uyu mugabo witwa Kazungu yagendaga ajugunyamo aba bana b'abakobwa. Yari yaracukuye icyobo muri iki gikoni. Ngira ngo urabona amashusho kuri iyo screen yawe, urabona ko umuryango bawukuyeho. Ngira ngo ni n'amakuru ngo abaturage batangaje uburyo mu by'ukuri bababajwe cyane n'ibi bintu, ubwo bagendaga bumva umunuko ngo bawumvise ejo kuwa kabiri gutyo, hari umunuko mwinshi cyane ngo bakagira ngo nimbe bazapfiriye muri uru rugo, wenda bakagira ngo Kazungu yateza imbeba hanyuma zipfira mu nzu zikaza kunuka. Ibintu nk'ibyo mwabantu mwe, aya makuru ari kuriza abantu ku rwego rwo hejuru, noneho aho baboneye uyu mugabo ukekwaho gukora aya mahano, ukekwaho gukora ibi bintu. Mu by'ukuri abantu benshi bari gusuka amarira uburyo uyu mugabo ameze. Ngira ngo natunguwe cyane n'amakuru naje kuza kuba nakumva uburyo ngo uyu mugabo yubahirizaga ngo gahunda za leta. Ngira ngo yakoraga n'umuganda ngo agace atuyemo, ngo agatanga n'ibitekerezo, habaye inteko mu muganda agatanga ibitekerezo, ku buryo nta n'umuntu n'umwe wabaga yakeka ko Kazungu ibi bintu byo kubugizi bwa nabi yakora. Nk'abantu mwe biteye agahinda, birababaje cyane. Abantu benshi bari kugira agahinda gakomeye cyane bitewe n'ibintu uyu mugabo witwa Kazungu Denis yaje kuza kuba yakora. Uyu musore utuye mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, wasanzwe yarashyinguye abantu bataramenyekana umubare aho atuye. Yemera ko ari we wisha abo bantu, akavuga ko ari abakobwa baga bahuriye mu tubari, akabatahana nk'abagiye kwinezeza, ubundi akabica abanje kubiba. Ngira ngo yanabanzaga kubasambanya. Ibi byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uyu musore witwa Kazungu Denis utuye mudugudu wa Gashikiri mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Uyu musore yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9, turutse ku makuru yatanzwe n'abaturage bari bagiye kumusora mu nzu yaracumbitsemo, kuko nyirayo yavugaga ko yaramaze igihe atamwishyura amafaranga y'ubukode. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira yari yavuga ko mu bisobanuro bitangwa n'uyu musore, avuga ko abantu akekwaho kwica babaga bahuriye mu tubari. Ati we uko avuga yaragendaga akajya mu kabari akareba abakobwa bagatahana nk'abagiye gukora ibyo bakora, hanyuma akabiba, yamara kubiba akabica. Ibiri yabo bakobwa yagiye yica yabonetse mu cyobo yari yacukuye mu gikoni, ubundi akaba yarashyiragaho umupfundikizo wa beto. Donc yari yarasimanse ku buryo yamaraga kwica umuntu akajugunyamo muri icyo cyobo, yarangiza agashyiraho umupfundikizo wa beto. Dr. Murangira yaravuga ko imiterere y'aho atuye byari bigoye ko abaturage bamukeka. Ati ni inzu yaratuye yonyine, ati kuko aho hantu hari umuhanda wakorwaga, ahita akacukuraga muri icyo cyobo yajugunyagamo abana bakobwa, yahitaga ajya kurivanga n'iryo mu muhanda ku buryo nta bantu bapfa kubikeka.
Dr Murangira Thierry umuvugizi wa RIB avuga ko nubwo uru rwego rukiri gukora iperereza ariko uyu musore avuga ko icyamuteraga kwisha abantu ari ukubiba no kubambura ibyo babaga bafite. Ngira ngo andi makuru nabonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haravuga ko ngo hari undi mudamu ushobora kuba yarafashaga uyu Kazungu Denis mu kwica aba bana b'abakobwa. Birakaze. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ibitekerezo ni byinshi cyane, abantu benshi mu by'ukuri birarenze mw'abantu, birarenze inkuru ndi kubura aho nyihera. Abantu benshi bari kugira agahinda kenshi cyane, aho abantu benshi bamwe banari gusabira urupfu uyu Kazungu Denis bitewe n'ibi bintu yaje kuza kuba yakora. Nakubwiye ko uyu muhungu yakurikizaga gahunda za leta ku buryo kumukeka ngo yakoze ibi bintu mu by'ukuri byari bigoye cyane. N'abantu birarenze, biteye agahinda ibintu Kazungu Denis yaje kuza kuba yakora aba bana b'abakobwa. Hari igitekerezo nabonye Ejidi Bibio yaje kuza kuba yatanga, ngira ngo nyikugezeho, ngira ngo mu makuru atangwa aravuga ko ngo yarebaga umukobwa ubwo arica, donc akabanza agashaka amakuru ko nta muntu afite umukurikirana. Aho Ejidi Bibio yagize ati nubura uwawe jya wegera inzego z'umutekano, ahari wamutokora cyangwa waba urokoye abari kumukurikizwa. Abantu nka ba Kazungu Imana ibaduhushe. Niba ubuze umuntu wawe mu by'ukuri jya wegera inzego zishinzwe umutekano. Sinzi niba ko yashimuta abantu bagera akajya kwica abantu barenga 12, bari kuvuga ngo bagera no muri 16. Ngira ngo icyobo cyari kimaze kunuka ku rwego rwo hejuru, ku rwego mu by'ukuri kugira ngo ugere ahantu aya mahano yabereye n'abantu mwe byari birenze cyane, hanukaga cyane ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bari kuvuga bati ni ukuri inzego z'umutekano, niba ubuze wawe, niba umuturanyi wawe utamubona, egera inzego zishinzwe umutekano utange amakuru. Ngira ngo ukuntu Kazungu Denis yaje kuza kuba yavumburwa nuko yamaze igihe kinini mu nzu atishyura, hanyuma nyir'inzu akarambirwa akavuga ati umuntu muze mumfashe tumusohore, basanga ari uko nguko bimeze. N'abantu mwe biteye agahinda ibintu uyu mugabo uri urareba kuri iyo screen yawe Kazungu Denis yaje kuza kuba yakora. Urumva n'abaturage batanze amakuru nabwo ari uko ari cyo kintu kibaye, amaze igihe atishyura, biza kuza kuba byamenyekana muri ubu buryo. N'abantu mwe ibi bintu biri kuriza abantu ku mbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru ni byinshi cyane bitewe n'amahano uyu mugabo uri urareba kuri iyo screen yawe. Ni nkaho navuga ngo iki kigabo uri urareba kuri iyo screen yawe kikibwa, birarenze n'abantu. Ndabakunda cyane, reka dukomeze tubane mu zindi nkuru.